Yes, reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba One Nation Radio ya diaspora nyarwanda. Bamwe mudukurikiye muciye ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo One Nation Radio. Hari abadukurikiye kandi muciye kuri website yacu ariyo y3.onenationradio.org. Hari n'abadukurikiye muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Facebook One Nation Radio, Twitter One Nation Radio, Instagram One Nation Radio Official. Nitwa Simeon Muhumuza. Nk'ibisanzwe uyu munsi nanone turongera tuganire na diaspora nyarwanda. Benshi niko mukunze kubyita, abandi bakabyita intara ya gatandatu y'u Rwanda. Aho twerekeje kuri uyu munsi wa none, twerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri screens zanyu murabibona ko turi kumwe n'umukobwa w'umunyarwandakazi atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Connecticut, yitwa Sharon Uwanyuze. Sharon, niba twumva neza tuguhaye ikaze kuri One Nation Radio. Murakoze. Yego. Ntagiye mbwira abantu ko tugiye kuganira nawe, mbabwira leta utuyemo, nanababwira ko uriyo nk'umunyeshuri uri gukurikirana amasomo yawe ya PhD aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko mbere ko tujya muri Amerika, reka tubanze tumenye ubundi muri rusange Sharon ni muntu ki? Nitwa Sharon Uwanyuze nk'uko nabivuze, mva muri famiye Rutsinda. Navukiye Nyarugenge hafi ya Nyamirambo, ariko nyine twabaye ahantu hatandukanye mu Rwanda. Kimironko niho namaze igihe, ni naho navuye nyine sohoka mu Rwanda. Nigiye primaire Kigali Parent School, noneho ndangiza wa gatandatu. Nicyo gihe Igifaransa cyari kiri guhinduka, nyine amashuri menshi ari kuba anglophone. None icyo gihe nari nabaye accepted muri fawe, ariko nyine musiko ari ishuri, at least icyo gihe ryari riri ishuri francophone. Ariko nyine nubwo twari twize Igifaransa, ntago nari ready kwiga nyine amasomo yose mu Gifaransa. Rero icyo gihe papa anshakira ishuri muri Uganda, kuko haba iyo na mushiki we, rero nibura nawe mfite famiye. Rero segonderi yanjye nayigiye Uganda, St Mary's Kitende. Mpava muri segonderi ya gatanu nibwo naje muri Amerika, ndangiriza inaha high school. Noneho njya muri University of Alabama at Birmingham. Mpava mpita nza hano muri Connecticut. Yego. Ugeze muri Connecticut muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo umuntu yavuga ko kugeza uyu munsi wa none kuva igihe waviriye mu Rwanda ari imyaka 8 yose umaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sharon, mfite amatsiko yo kumenya ukigera aho ngaho, nk'umuntu wari winjiye mu gihugu utari usanzwe umenyereye, ni ibihe bintu byagutonze cyangwa se byanagutunguye? So mbere y'uko nza nari menyereye Amerika tureba ku mafilime y'amazu maremare cyane. Rero natekereza ko ahantu hose hameze gutyo nka za New York, ariko nyine ahantu nagiye kwigira, narangije high school ni muri Iowa. Agace nari ndimo rero barahinga cyane, nta etaje nyinshi nabonye, hari imirima myinshi. Rero harantangaje, gase ndi muri Amerika cyangwa nagiye mu cyaro nyine. So nicyo kintu cya mbere cyantangaje. Noneho nyuma imyitwarire y'abantu, bajya basmilinga cyane, ariko nyine bagahita bafunga umunwa. It's almost like a fake smile. Ariko narabajije, baravuga ngo it's a way to make you feel comfortable. Ariko njye byarantunguye. Ni gute ubona umuntu ukamwenyura ugahita ufunganye wagira ngo
ugahita ufunga umunwa mutanavuganye, noneho waza kongera kumubona ugira ngo uriya muntu yamwenyuriye wenda reka mushake tuvugane mbone inshuti, ukabona uwundi munsi araza gusiyeho. Rero ni ibintu nize nyine byantunguye. ubu nawe rero ubwo urashaka kuvuga ko nugaruka mu Rwanda nawe uzajya ufakinga smile kandi atakuye? Oya, njye ndi umunyarwandakazi, ibintu bimwe uba warabikuriyemo ariko nyine bikakugumamo. Icyiza nahasanze abanyeshuri benshi ubwo b'abanyarwanda, yari famiye imwe ariko nini ifite abana bagera nko muri 5 b'abanyarwanda, rero nibwo twahise tugumana kenshi. Yego. Hanyuma uhageze, tuzi ko iyo umuntu ari hanze y'u Rwanda cyane cyane muri Amerika naho hari abanyarwanda benshi bamaze kuhatura cyangwa se kuhimukira. Wowe ese hari community wahasanze, hari abanyarwanda wenda wahasanze ku buryo mwajyaga muhura buri munsi? So nk'uko navugaga muri high school nize Scala Good Friends School, hari iyo famiye, ni ishuri rito cyane, twari nk'abana 40. So muri abo 40 hari nk'abanyarwanda 5 n'umunyarwanda 1. Rero nyine niyo yabaye community yanjye cyane. Nyine iyo uri hanze ntago ni byiza kuba uri kumwe n'abanyarwanda, ariko ni na byiza no gusabana nyine n'abanyamerika bahatuye. Ariko iyo niyo navuga ko yari community nyarwanda yanjye. No muri icyo gihe iryo shuri ryari riri interna nyine, ariko iyo natahaga muri Maryland hegeranye na DC, kandi DC nyine niho hari embassy y'u Rwanda. Rero habaga nyine numvaga nisanze aho ngaho kuko nyine hari community nini y'abanyarwanda. Twagiraga nka bonane twayitangiraga hamwe. Ambassador icyo gihe nigeze kujya, twajyaga yamvitaga abantu kuziwe tugasabana. Ndibuka rimwe yemvise abajene, hari n'abandi baba professional bari baje icyo gihe, turaganira nyine, kumva birafasha nk'abanyeshuri batoya nyine nk'aba baba bari muri high school bagitekereza ibintu bashaka kuzakora, guhura n'abanyarwanda bari accomplished, bari professional, mukaganira ukumva uko bahageze, uko bahisemo ibyo bize n'ibyo bakora. Rero iyo experience nyine yangumye mu mutwe, narayikunze cyane ukuntu twajyaga nyine dusabana. Ariko na nyuma tanti wanjye baje kwimukira Texas, Imana iradufasha naho tuhasanga community nyarwanda nini kandi ikomeye, ifite nyine diaspora leaders, nawe ari leader muri community. Rero tukagira nka photo byira Liberation Day hamwe, Women's Day hamwe, nyine ibirori by'abanyarwanda hamwe, ariko atari n'ibirori binini gusa, mukamenyana n'abantu ku buryo n'ama birthdays muba musabana cyangwa mugapfa gusurana gusa. Ni ibintu bidasanzwe cyane muri Amerika, kuko muri Amerika abanyamerika ntago upfa kujya gusura umuntu, ugomba gukora appointment. Yego. Hanyuma ubwo uri muri Amerika, ariko hari igihe usanga nk'umunyarwanda yavuye mu gihugu cye agera hanze agahinduka, abinahariye babivuga. Wowe nk'umuntu uhari ugiye kwamara imyaka 8, ntabwo ari mikeya, uri na mukuru ubu ngubu, ariko se uhageze abonye abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda bitwara gute? Se baguma bameze nka kwa kundi wenda tuba tubabona bakiri n'aho bataragenda, cyangwa se biba bimeze bite mbese? Iki ni ikibazo, ntabwo nkunda kugeneralizinga abantu, ariko navuga ko
cyane cyane biterwa n'imyumvire y'umuntu, ni ibintu nakwita values z'umuntu. Biroroshye abantu baza, abanyarwanda baza ari abajene wenda bajya nko muri college kuza bakagira ibintu by'ama peer pressure, bakumva ngo turi muri Amerika ntabwo turi kumwe n'ababyeyi, we can party hard, nyine nibyo nkunze kubona. Ariko ntekereza ko ikintu cya self esteem na confidence no kumenya aho uturika ari ikintu cyangombwa cyane, kuko gituma niyo bagenzi bawe bashaka gukora ibintu wowe utiyumvamo, ugira imbaraga zo kuvuga oya. Nyine ntabwo ugomba gukomeza ukurikira ibyo abantu bakurikira cyangwa kugendera mu kigare nyine. So nibyo navuga. Yego. Hanyuma rero iyo urebye nk'uko wabitubwiraga muri izo activities abanyarwanda muri aho muhuriramo ziba zifite aho ziri bunahurire no kubaka igihugu cyanyu cy'u Rwanda muba mwaravuyemo, ubona babyitabira ku yihe level cyangwa ku ruhe rugero? Okay, iyo turi muri izo events zihuza abanyarwanda. Yego. So cyane cyane icyo mbona ni uko abanyarwanda bose n'abatekereza wenda gusubirayo ako kanya cyangwa kubanza gutura inaha, bose baba batekereza ukuntu bazashora imari mu Rwanda. Wenda niyo baba bari hano bagakora nka business mu Rwanda, ku buryo nyine bajya bayikurikirana bari na hano, noneho nyuma bakazataha wenda akaba ari batunga ibintu gutyo nyine. So nka community ndimo muri Texas bajya bagira ino convention yitwa East African Chamber of Commerce. Sinzi nimba mujya muyumva, ariko ihuza abashoramari bo muri Amerika bashaka kuinvestinga mu Rwanda no mu zindi East African countries. So abanyarwanda n'abagande n'abanyakenya n'abatanzania bazana business ideas ziri mu bihugu byabo, noneho abo bashora nyine bakabizipresentinga kuri abo bashoramari, noneho abo bashoramari bagahitamo businesses basupportinga. So ikintu cyo gutangira ama business cyane cyane mu bihugu, mu Rwanda, mu bihugu byacu nyine, nibyo mbona abantu bitabiriye cyane, nanjye ndimo. Yego. Aho ngaho naho nari ngiye kugera. Wowe wumva PhD yawe nuyisoza uzagaruka mu Rwanda cyangwa ntago uteganya guhita ugaruka? So njye ndi kwiga material science and engineering. Nago ino major ntabwo nari nyizi mva mu Rwanda nzi naha, ariko ni major nkunze cyane, mbona ari ibintu bikenewe cyane, kuko tuba twiga ukuntu twakora materials ziri improved for different kind of things, for airplanes, for medical, for construction, ibintu gutyo. Maze muri nk'icyumweru cyangwa bibiri bishize nari ndi kuvugana n'umwe mu ba leaders bo mu Rwanda ba Volkswagen. Research ndi gukoraho ni ikora kuri materials z'ibyuma byakoreshwa mu modoka ziri advanced cyangwa mu ndege. Rero nari ndi kuvugana nawe ambwira ukuntu nyine ni ibintu byaba biri marketable nko muri Volkswagen Solutions ziri mu Rwanda, kandi kuko nyine iyo company ari worldwide company, nyine iri ahantu hose. So nabonye ari opportunity yanzana mu Rwanda, ariko nyine ndacyafite imyaka yo kurangiza, so nzakora final decision ngiye kurangiza nyine. Yego. Hanyuma wumva wowe kuri iyo side wari utubwiye ya business, yo gukora business, hari icyo wenda wowe uteganya se watangiye gushyira muri mind yawe, cyangwa se wenda ushobora no kuba waratangiye, ko nk'uko wabivuze abantu bakora business bakiba aho ngaho ariko akayikora mu Rwanda?
ibyo navuga natangiye ubu ngubu ni some investment mu bintu nyine by'amastock ariko nothing too big. Ntekereza ko long term my dream job actually ni ukuba umuprofessor, so numva natanga izo service ku ma universite wenda iri mu Rwanda. Mu bintu bya business nkoze ikintu nakora ikintu cya manufacturing, nkora materials nyine nk'izo ndi kwiga, ubundi nanabifatanya no kwigisha. Yego Sharon, ndashaka kumenya nk'umuntu umaze imyaka 8 utari mu Rwanda, ni ikihe kintu ukumbuye cyane kibanziriza ibindi? Ikintu nkumbuye abantu gusurana nimugoroba mukanywa icyayi n'amandazi n'ubunyobwa. So gusabana, ariko musigaye numva ko abantu mu Rwanda babaye busy cyane batagiye no gusurana anytime. Ariko nyine nagiye hatari ibintu byinshi mu Rwanda, izo convention center ntabwo zari zihari. Nubishije ko n'amabisi ubu ngubu batagikoresha amafaranga, ari ugukoresha card, so ibintu byinshi byarahindutse. Ninza nzakenera umuntu ufata akaboko kanjyana kuko ntazabura muri Kigali. Nari nzi ko nyizi ariko ubu ngubu Yego. Ukiba mu Rwanda wabaga muri he quartier? Twarimutse ariko aho navuye nza ni Kimironko. Yego. Niyo uri kumwe n'abandi bagenzi bawe mwahuye, turi mu minsi mikuru, muri gutera story cyangwa se muri kuganira nk'abanyarwanda mwiyibutse ibyo mu Rwanda, turashaka natwe tuganirize tubwire story utajya wibagirwa cyane i Kigali, ujye ubwira inshuti zawe bagaseka bigakomera. Birasekeje ko umubajije icyo kibazo kuko ejo bundi Noheli hari abanyarwanda twiganye muri primaire baba muri za Boston, ntabwo ari kure cyane, ni nk'isaha n'igice uvuye aho mba. Twarahuye kandi twaherukanaga icyo gihe nyine kera, twaratahanaga kuko primaire yari hafi aho twabaga, rero twaragendanaga naho tukagenda mu rugo. Rero twari turi kwibutsa ukuntu ishuri ryacu ryari riri strict cyane, batumaga twandika amakuru. Rero twakoraga homework noneho tukanandika n'amakuru, noneho tukavuga ukuntu wapfaga kwandika ibintu byo ushaka byose, noneho mushiki wanjye akarangiza avuga ngo for the development of Rwanda, kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose nyine gitume wumva ko wakurikiye amakuru kandi wandika ubusa nyine gusa. Rero twari turi kubise ku kuntu wicaraga, najyaga kurangiza devoir narushye, papa akambwira ngo sawa ndagufasha n'ano makuru, akandondorera nanjye nkandika, nkambwira wibukaga iki mu byo bavuze mu makuru, ukayandika nyine. None ukagera mbere y'uko winjira muri class nyine wagombaga kwerekana devoir n'amakuru. Tukabiseka rero ukuntu byari biri strict cyane nyine ibintu, ariko byaradufashije. Ugera hano muri Amerika nta wuburi kukurebera nyine ngo wicaye ukora devoir, ariko nyine iyo bigeze mu bintu nyine by'amanota niho ubibonera ko muri Amerika be expectinga ko uba ufite self motivation. Nawe uri buze guhagarara hejuru, ariko you expected to do what you need to do. Yego. Hanyuma uhura nk'uko wigeze kubitubwira n'abantu batandukanye bagenzi bawe b'abanyeshuri, harimo abo waje uhasanga wenda bakuru kuri wowe, harimo abatoya kuri wowe, ariko twigire ku rubyiruko. Nawe nk'uko urubyiruko, ni iyihe message turi gusoza umwaka waha urubyiruko rwo muri diaspora? Ni message wabaha? So message nabaha ni ukubanza nicyo nita identity. Menya aho uturuka, menya n'aho ushaka kujya,
ku buryo ibintu biza bigusatira udapfa kugendera mu kigali icyo ari cyo cyose. Iyo wiyizi uzi imico yawe n'ibyo ushaka kubakira ubuzima bwawe, ntabwo upfa gukururwa in any direction. Ugomba bino bintu nyine by'abajeni byo kugenda n'ibintu biguruka biri trendy, there will always be something trendy. Ntabwo wakomeza ugenda n'ibigezweho bihora bihinduka nyine. So ugomba kumenya ikintu wubakira ubuzima bwawe ho kidahinduka nyine gitapfa kugenda. Imico yawe, hari abantu benshi njye ndasenga nyine, nshima Imana ko nk'umuntu usenga w'umukristu, hari ibintu nubakiyeho ubuzima bwanjye, kandi no kugira self esteem na confidence bituma niyo uvuze biguhereza imbaraga zo kuvuga oya iyo nk'umuntu ashaka ko mukora ikintu kikuvana kuri iyo mico yawe n'imyumvire yawe. So mumenye ko igihugu cyanyu kibakunda, namwe mwikunde enough kuvuga oya no kumenya iyo identity, kandi nyine muyikomereho basically. Yego Sharon, mbere y'uko dusoza, iyo twaganiriye n'abantu bo muri diaspora, dukunda kubatungura. Ndashaka gufata telefone yawe mu bantu mu Rwanda ushobora kuba ufitiye nimero ariko haciyemo igihe utavugisha, turifuza kuguhamagarira hanyuma ukamuha akamesaje gato amasegonda nka 30, just a sample. Mpamagara umuntu uri mu Rwanda? Jewe turamuguhamagarira ariko kugira ngo nimero z'abantu batazumva kandi wenda adashaka kusharinga, mpereze mu gikari ndazibona, ndahita nzibona mu gikari. Muhereze zanjye nyine iz'uwo muntu uri mu Rwanda ukoresha nimero yo ushaka gutungura, uzinyandikire. Udaherutse? Udaherutse ushaka gutungura. Okay, reka nguhereze nimero y'umwana twiganye muri primaire. Nta kibazo. Turifuza ko umwifuriza Noheli nziza nawe bikamutungura uburyo mutari muherukanye. Ndazibona caha ni mu gikari, ndahita nzibona kabisa. Muri chat. Muri chat wazimpaye? Okay, ndazohereza. Ndi kuzibona. Izina ryawe akuziho iyo abantu biganye baba bafite amasirino? Oya, aranzi. Uwanyuze. Kumeni hari abashyiro banyitaga Uwanyuze cyane, ariko aranzi. Izina rye ni iryo ngiryo. Nde? Oui, muraho neza? Nina. Ni Nina tuvugana? Nina, amakuru yawe? So twifuzaga rero kugukorera surprise. Yewe nitwa Simeon Muhumuza, nkorera radio ya diaspora yitwa One Nation Radio. Ubu tuvugana hari inshuti yawe ya kera mutari muherukanye yitwa Sharon Uwanyuze, arifuza kukuvugisha. Ari muri Amerika ariko arashaka kugusuhuza uri Kigali. Arakumva ku murongo. Nina! Oh, Sharon.
Yambi. Noheli nzi umwaka mushya muhire. Hello? wi arakumva ari kuvuga ngo umwaka mushya muhire. No. Hello, umwaka mushya muhire twese. Oh my goodness. Iyi ni surprise yanjye nanjye barantunguye ndavuga nta wundi muntu natekereza gusapurayizinga nanjye reka tuvugane. Bidasanzwe. Yeah. Igihe kinini. Si byiza imyaka myinshi twajya twandikirana ariko tudaherutse kuvugana. Ndishimye cyane. Nanjye ndishimye. Ni radiyo ihe? Kwitwa One Nation Radio, ni radio ya diaspora. So kubera ko turi mu kiganiro live, mu masegonda make turifuza kugira message uhanina, hanyuma nawe ubwo akagira message aguha, urumva gukorera surprise. Ubwo ariko tuze no kubasaba kongera kuvugana. Iyo umuntu ari hanze agomba no uri mu Rwanda ntibagirwe inshuti ze. Yego nibyo. Yego. Ntabwo hata Nina ndagukunda cyane. Ntituzajya twandikirana gusa tuzajya tunavugana. Turashima Imana ko yaturinze muri 2020. It's been a crazy year. Ariko nyine we have hope for the future. So Muradi, blessings to you and your family. Thank you. Ndishimye cyane. Ndashimana ko turinze kuba tunatugana till this time. Ni surprise idasanzwe muri umugisha na radio diaspora. Thank you so much. Twifurije umwaka mushya muhire, akomeze tubane neza. Imana turinde, ndagukunda Sharon. Thanks a lot. This is a surprise. Sawa rero ukomeze cyane, ubwo ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire. Sawa. Bye. Bye. Love you. I love you too. Yes, iyo rero yari surprise yacu. So hanyuma rero twaganire byinshi, ariko hari abantu badukurikira bari muri diaspora, harimo ababa bari mu Rwanda mu byiciro bitandukanye, hari abantu bazakurikira ikiganiro. Dusoza n'ubuhe butumwa bwawe waha abantu bagukurikiye muri kano kanya, Sharon? Ubutumwa bwanjye ni uko iyo umuntu akiri muzima hari ibyiringiro. Turi gukomeza twumva ibintu byinshi nyine, amamesaje y'uno mwaka turangije, ariko uno mwaka turangije watwigishije, njyewe wanyigishije ko buri munsi ugomba live every day as though it's the last, right? So ntabwo bimenyesheje go out and drink and do as though you're dying tomorrow, ariko all the goals that you wanted to do a while back, start them today. Ntukomeze utegereje ngo reka nzabanze ngire amafaranga menshi, reka nzabanze ngire ubumenyi bwinshi. Mujye mubwira abantu famiye zanyu ko mubakunda buri munsi, ntabwo wamenya igihe uzagendera. Ubuzima ni butoya, ariko hari ubwenge kumenya ko ubuzima bwarangira igihe cyose. Ubwo bwenge rero bukwigisha to value life, right? So ubuzima ni kado idasanzwe. Mukoreshe wisely, nyine kumenya ko gushima Imana, kuba umuntu yakangutse ntabwo ari alarm itubyutsa, ni Imana iba yaduhaye ubugingo. Rero tubikoreshe neza, tubane neza n'abantu, tunakore n'ibyo twakomezaga duteganya kuva kera gukora, kandi umuntu ni ugutangira buhoro buhoro nyine akazagera iyo ashaka kuzagera. Yego Sharon, reka tugushimire ko wemeye kuganira natwe
aya masaha twaganiriyeho wigomwe cyane ko ni mu gitondo cya kare iyo ngiyo, aho turi twebwe bwakeye, ariko nyine kubera ko turi radiyo ya diaspora dukora amasaha 24 kuri 24. So reka tugushimire, tukwifurize nawe umwaka mushya muhire, hanyuma ubwo tunizere ko ubutaha twongera gukina kuganira nawe uzatwemerera. Wakoze cyane. Wakoze cyane Simiyoni, burya abantu bose bumva banareba umwaka mushya muhire, Imana izabane namwe, mukomeze mukomere. Yego. Bye bye rero, ubwo nawe umwaka mushya muhire. Byiza. Yego. Bye.